Yes, welcome back to our podcast. Yeah. This is RMK Big Boy Talk. Nkuko mumenyereye, yewe ni Ruhigi. Yeah, je ni Kabei. C'est une episode ya kane. Episode ya kane. Kongeye tuvuge kuri basket amaze igihe tutavuga ariko ngewe nabikubwiye twagombaga kurindira kwanza ball abantu bakajya muri atmosphere ya ball kugira tuze tubahereza byose bave mu bwiza bajya mu bundi. Twaratinze ariko nyine byari twashakaga yuko no, it's okay, barabizi impamvu nyine ball yagomba kutangira vuba. Let's jump off tutangira kuri nani yacu League yacu Rwanda Basketball League. Urabizi niyo yacu niyo nawe tubona muri ball hangaha nuko League yacu bizangara bwibanze. Nuko ball nuko championnat igomba gutangira ikamera neza, so we can send someone muri BL. Okay, tutangire kuri championnat. Hari match ya mbere yabaye yari UGB na REG. UGB yatangiye gushira kwerekana babakinnyi ari Christian bandi babiri harimo bitwa Rambert n'undi muzungu bita nimba ni Nemanya yego. None nabonye bakina neza bakinye neza. UGB match yose yatangiye iri kurusha REG cyane, bigaragara neza n'abarushije kabisa bari no hejuru. REG yagarutse nyuma. I'm not gonna lie to you, ikibazo cyabaye kuri arbitrage. You know it. Arbitrage bivanze. Mungu wanjye ikintu cyanyo gute umukinnyi ariko nuko graphic ndazifite. Elve yamukubise neza uri namba nkokora yamukubise kujya ari kwinjira. Jama yicara hasi avana amaraso play irakomeza ari hasi. Ubyumye kintu sinzi kuri byabaye ikindi cyo yase agira contre attaque. Yego umurari still muze sinzi yaramukubise umupira arawutanze afata balo ari hasi arawutanga. Ntabwo bibaye cyose cyane iyo nikosa ryambere rya arbitrage. None sinzi ibintu byabaye kuko muri mu mashusho dufite urumva ntabwo budiri no nimba yaramututse budiri no nimba nugo wamutuka. I don't think yamututse ariko reclame cyari cyo. Sibyo bikumuga Rambert kuvuga kuko ni wa leadingaga ni watumaga nani kina neza. Bahita bamukora iki baramurejectinga nibwo twatari gitangira. Bahita baramurejectinga na for technique bigeze bashuta. Remember ibuka neza bigeze bashuta barishuse ahubwo ntabwo bigeze bashuta. Ya play kuntu yagenze urumva Hervé yamukoreye ikosa. Yego bakora contre attaque. Noneho umukinnyi wa UGB nimba arakoze still hasi. Noneho batwasifura ikosa rya Hervé wa Moranse yari Yannick batanga ranse ebyiri. Ikosa rya hariya ntibarisifura. Noneho uriya Rambert aza nyine ari kubaza impamvu basifuye. Noneho hirya bagasifura ranse ebyiri babona yuko ikosa atari ryo banza byaramutravuye mu mutwe. Amashusho dufite ntago berekana ari kuri YouTube ntago berekana nimba ari conversation bagiranye sifuzi na technique bararamweje. For me icyo ntago cyari ikibazo. UGB nyine yakuntu urazi ko abarbitre ari bo mana bakomeza game irakomeza hasigaye hari amasegonda haburaga byo byose ari mu munota wa nyuma haburaga nk'amasegonda 3. Noneho play Jean Marie ari gufata ari kuri box out na Pichu. On the other end Hervé bamupasa balo arashuta bakore kosa kuri Pichu urumva bapasa Hervé arashukijamo barayemeza batanga nikosa batanga n'amaranse ndumva ari batanze ikosa hanze trope bayebeje Espoir sinzi kosa yakoze risanzwe bahita batanga iki ngo ni anti sportive.
they did all the best kugira match y'ibitanye. I know, I understand. Let me talk to this kuba sifuzi. You may think ngo ndiko umuntu ari gushira abasifuzi kuri pressure. No, that's not it. Namwe murebye izira game federation kiza no kora ama video namwe. According to the information UGB bama muri UGB nuko batanze ikirego muri federation. Sinzi nimba gutanga ikirego bahita babitanga bita birangira aho ngaho cyangwa bafatira sanction abasifuzi kuko muri NBA yuko bakoze ikintu reka mvuge NBA kuko that's what we know. Muri NBA y'umusifuzi akoze kosa rigaragara they fire him. Uretse ni utamwirukana ariko byibura akamenya ko agomba gukora akazi ke neza cyangwa se ukaza akanasobanura ati hano play by play nkuko babivuze. Ntabwo numva ko equipe ifite budget ya plus de 74 millions par an ukayitakaza amashe kuriya kuko nimba reg ari equipe nkuru na UGB nayo yashaka kuba equipe nkuru yo mayikora recruitment mu kwerekeza zabana batipe na baramba na kugira federation let me say it again. Kugira nimba UGB izanye umukinnyi ukomeye Tigers ikaza umukinnyi ukomeye urumva kugira championnat yacu ikora iki ikomeye president zizagarukira bande federation of course like right now gerero sinzi tum federation n'ibintu ntago izabikemura vuba. No, you may think ngo yuri kuvuga kuri federation gusa bavuga ngo you are being against them. No, we ntabwo hanga kujya umuntu hangana federation. No. Now you don't have to be my enemy because ndi kuvuga ikintu cyawe kitagenda neza. No. Ariko bimeze ntabwo biteye agenda kandi gihe no sinubwa mbe mbonye kuri UGB. Ma match ya Orion na UGB. UGB bayisifre nabi pe. Ya Patriote sinanje nenda gusana ndi ku kibuga. I was there. Nabi kabisa. Okay, nari bintu amabaza bitabiri kabisa. Bayabima kuri match ya Orion. Anyway, we will keep saying it. Whether ugadufata nk'aba enemy cyangwa cyariko we will keep saying it. Package bikosota. Kuko bino bintu bica intege aba investor. Of course. Nimba umuntu UGB bayubwira ngo million ntago ari amafaranga make. Ntabwo amafaranga make ubwo se investor ni zabikizemo akabona next year ugashaka UGB yongere usubire nka UGB ya kera. No, bishinege abantu bashiramo contenders let mureke game ibe fair aba nimba arbitre bakeneye amahugurwa bayabone nimba ari icyariko ariko nyine basifura ibintu biri ku rwego ruzima. Izere ko babyumvise abantu bagerageze do better departement arbitrage ufite akazi kabisa bihinduke ntabwo kubivuga aravuga ngo ari tushaka ibintu bihinduka kugira ngo ibintu bigende neza. Let's move on. Twigire kuri Espoir na Tigers. It was a good game. It was a really good game. Again reka nongere kwanza kuturukira aho ngaho nongere mu federation amagame mugomba kwamamaza ntabwo ari APR Patriot na Reg gusa hari amakipe ari mu competition. You guys were there mwabonye match ya Espoir na Tigers mubona competition na amakipe mugomba kwamamariza kugira championnat yacu ibe kamasho. We have sinzi wagira muri ntabwo mushaka ko urabarenganya reka nkubwiza ukuri federation nta match nimwe yamamariza nimwe nabiguha muri Instagram na zino za peri na za Patriote zizana abafana benshi n'abantu nyine babazi Patriote bazi iki. By the way, federation nta mbaraga na nkeya ishyira muri bino bintu facilities nyinshi none waruzi ko ari ikindi kibuga kiri inyuma ahantu inyuma ya arena hamwe amakipe yakiniraga kera disitari yubakwa hari ikindi kibuga gishya urumva facilities. Ngewe kuri icyo kintu cyo nimba championnat bashaka kubaka amasho I need aba investors noneho bajye kudiringa na federation. Nimba federation idashaka kubishira entre les mains bandashaka ayo makipe atangiye isabire noneho amagame ayikore amagame reko bataza n'ubundi nawe ndashaka ngenda shaka abayobozi ama equipe bakura nk'akantu kabo bano ba Clement
ba Brian nimba pourcentage bakaza bakavuga ati yo twe turashaka yuko dushuramo ino bintu amafaranga menshi turashaka twebwe ino gukomercializa ino shampiyona yacu nimba pourcentage federation zareba kubera kubera abasifuzi kubera komisiyo kubera n'amasuku sava none ikintu kibabaje kuri yatukiri kuri match ya FGB ya Tigers na Espoir. It's so sad kubona abantu bainvestisa kuriya mu makipe yabo kwiyandikisha mu nyamuryango na amafaranga kwandikisha amakarita na amafaranga yose ajya muri federation ticketing federation then ukareba kuri match ikipe peut-être bari kumwe nta mazi bafite ariko ukafata amazi aho kugereza abakinyi ukahereza abantu kuri bicara kuri VIP wabumva yuko abakinyi nyine equipe igomba kwizanira amazi nose marchandise ni zande marchandise federation ni ifite ni ninuze ni gucuruza abakinyi n'abakinyi without them they are nothing nega kugira ngo nuze sport yacu itere imbere utabaje nyine base yatari umukinyi nta kintu warimo gukora ibyo rwose ni fact mu byumve that is a fact ni mudashyiramo imbaraga ngo muzamure abakinyi mwite ku bakinyi banyu nta na rimwe basike zigera itera imbere game yari nziza nubwo Tigers yaridinze all the game paka mu masegonda 8 ya nyuma ndo cyane ikibazo cy'abatoza nabo nubwo I don't know Vava Charles Kriva kabisa Vava he was okay none ikindi nuko hari umupeti Musinga Shara turi ku Musinga you played kabisa neza cyane Gasongo wakinye neza kabisa cyane Tamoza Fabrice Shara tugene nabikubwiye none ni wafashe episode ya mbere ni wafashe ubundi ramutipe he's a double guy jena ajarahiza match nzajya ndeba statistics nibyo ndikuba dafite double urumva nkabariya urumva kuri Semed ubu nani abo umukinnyi ukomeye bazavuga ngo ni umukinnyi wa hehe batari kumwitaho navuze kangaye kuri Olivier bamwiteho wapi ya shout kuri wowe nuze kuri Muhoza Tigers yari alidinze bayitsinze mbakamwe gusa igwa down by 1 point ariko nyine nimba imitoreze ntago cyari ikibazo kimwe narabibonye I was there ntago numvusha uburyo byonyine haburaga umunota ndumva harimo difference amanota nk'atanu no I know ariko bibaho cyane Patrick iragira ball yano kuufata bariko yari pressure Patrick you don't have kumva ko iri awakoze kuri that's part of the game ubwo mistake wayimenye next time you will do better the thing is ariko n'ikindi no muri coaching man ugomba kumenya kunujera amasegonda n'ibiki byose biragoye cyane anga sindi n'abantu batoza imitoreze ya kera ibyo tugomba nimba uri hejuru hafi y'amanota 6 habura umunota ufitemo byiro possession ebyiri mo aho ngano shaka kurya closing bashaka kwihugura bashaka na basket kwivura cyane amatiro byari uyu munsi am plays as uyu munsi ejo byahindutse bari kuba I don't know how to say it bari kongeramo utuntu kuba innove du jour au jour iba innove du jour au jour tukiraho ngaho kubatoza mesema kuri match ya Patriot na nane niyo yari ya nyuma ya before BLA na Orion na Patriot waruziko Orion ifite squad nzima kurusha nani Espoir believe me so man Espoir underrating abyatari kandi no I know Espoir underrating those kids bafite umutima I love them nkunda ngiye kuntu bameze Espoir kamwereka abafite bangahe sivyo ifite Empire ifite umutipe witwa ifite Olivier ifite undi mutipe wambara numero 32 ndumva w'umuchadien urano wanakubise Tigers bakubise 3 points ebyiri mu seconde amaherere ya defense byarabonye ni batatu nanuze nanuze na Gasongo twavugaga Umuhoza na Babaye urampete mu Centrafrique no tipo muri Centrafrique ngashatse jezi wa mukinyi zira amazina y'abakinyi nyuma ntago tuzafata rwose please ntago bihenda nushaka muzaje ariko byo arandese kura ufite ya budget amafaranga angana kuriya udashobora kwandi udashobora kumenya abakinyi urumva
Espoir ifite kuntu cyazo ugiye kureba ngavuga ko squad seso ya nane ya Orion na Orion ifitemo Bello ifitemo Bello sumukinyi muzima uyu munyamerika Malcolm he's good nubwo ari umusaza nabi ariko azakina neza uyu mupeti uri athletic Luol Nyang South Sudan twatrikurira match wenda mwenenda nko kumwitana I don't think ko ufite potential nka iri and you play like shit bro nagira match neza Patriot is more second team ya athletic atanya gukina neza madenke ma block uramujama akina sena he's not good he's really good but mentality ya game you don't have to fear ngo it's a patch no kuna wayigize umukoza akamukura mukabona kandi arimo gukina ibintu bidafatika kabutura abafana bari bamwite ngo bari bamwise ni NBA kuko bro if you want to be an NBA play like an NBA superstar you are playing like shit man nta kintu kizima wageze ukina noneho ugashiraho hari undi mupeti numero 12 Gilles yarambaye inkweto z'umuhondo Gilles na Kamanzi Olivier yakinye neza ira match yakinye neza na nuze na numero 13 twangitaye ni Kenny Jet Caleb no mu squad kunikomeye irakomeye I blame it kuri Buhacha I blame it kuri Buhacha Sport abakubisi nako na Patriot ntabwo abatsinda kuriya mwana ntabwo watsinda Kepler uze utsindwe na Patriot agutsinda nk'umwana Patriot abakubise Ewan ahubwo byatumye twibona n'abandi bakinyi bano ba KD kina neza n'umutipe muremure kana gato kana kazakina ari abana yari under 18 ranga ariko bari abana ntabwo bigeze bakina muri under 18 ariko uzabona abana aribo bazana arabikunze ku Patriot bakubisa hakiri kare tukatangira tukabona abantu bose abonye ko abana ko bakipinze 20 points nizigeze zivamo nizize 20 points zagumyemo man Steve bakinye neza Steve na Gastragiraga bari babizi bashaka kwerekana yuko urashaka tujya bashaka kwerekana iki impamvu bapera bazize abantu bari kuri Steve de twagiye kuri Barca uretse tubanze tuvuge kuri amutipe Malcolm wo muri Nuze wo muri Marion nako wo muri Orion rero arabakinyi tutabonye umeneri wari mwiza bari bafite umwaka ushize sinzi imba yaragiye ntabwo yarane kuri squad uriya wo muri Nigeria Solomon Elijah afite n'undi mutipe wo muzungu imba baragiye ariko nabonye barazanye indi witwa Malcolm na abana batipe Malcolm is good nalubona yuko kuzemo ariko Ewan afite yihuta arashuta kandi ubona afite imbaraga ino match ishano mu Rwanda zatanga akazi kubera yuko noneho ukareba nande na muri Orion hari umupeti ushuta witwa Remy ndahaye kuko ari international urampeta arashuta bro uzabapeta du sleeping ukuntu bangana kare urampeta arashuta byatari rero bamushizemo byagiye championnat yacu irakomeye mugerageze muri buryo nuko adjusting akantu gato muri promoting abantu babimenye sinzi mushora amafaranga muri promotion ya champion nago nimba federation kubikora buri team izaza yakira match I'm telling you yo izaza uzareba promo zakora kandi champion uzamva abafana match ya Tigers na Espoir cyangwa Tigers na Orion cyangwa Tigers na Cape match abaryoshye I'm talking about I am abitama na underdog bro na underdog zazihari games bazikomeye cyane reba ari kuri version za GB buse nk'ubuye GB uze muri playoff ya byabo I know kandi nani kigana nabonye ejo bundi ni podcast yitwa nimba ari ngo long form iki nabonye ngo nuze RSSB giye guha amafaranga none afatika Tigers ngo ashaka kuza muri bar abibonye that's the issue abibonye ari clear ariko bivuga ngewe nimba ariko bimeze Suzuki afite ibibazo kuko agomba kwa Justinga neza clear nayo yabonye ariko bivuga ngo yaganiriye na boss wa nuze wa RSSB ngo ashaka Tigers za muri bar bizagenda gute se tutagiye muri nani muri playoff
have to play the playoff ngamenya ko nyine Tigers ari ikipe ya nyayo nagera bambwira playoff na maze no kuyihindura playoff ni Reg UGB Patriot na APR Espoir ntabwo Espoir UGB ariko itaje muri playoff UGB niba batanya kuyisifura nabi njyewe I was champion gitangira I was not rooting for UGB but now nabonye kuntu bakinya against Reg and I was like this is a team naba contenders ba playoff yari yubatse same thing na Espoir don't sleep on Espoir na Tigers ibakene ku adjusting akantu gatoya gusaka Reg yari yubatse Reg yinjijemo noze Dickson Ramtipe Rutatina Dick Nago doesn't sound happy. Okay. Ariko nini ari noze. Bakora game yayikubaza. Kikona mubonye muri Afro nanjye nabibonye ariko for now I still na kintu ariko ma shout out kuri Shafi wo muri UGB man. Ariko ari kuzamuka neza cyane. Let's bounce kuri ikipe yawe kwanza. Kuri bale ubu abantu bose bari kuza. Muri arena ikintu kiri APR. Hari ya logo ya APR. Hakaba none kuri kubera bell. Hakaba n'abantu bavuza ingoma baba bambaye APR. Yewe kabisa ni je hypinze APR nje hypinze shame on you I'm very sorry bro yewe bega APR we bro ari kintu cyamba surakize like the weakest statement bashize hanze go yo like that was twaravunikije yo matwe umva no so ujya muri competition utazi yuko ya active itabo baravunikije yes fotaki amwa na ndabizi yes umva who's sport ngo reka ngubwize ukuri ikipe igira abakinyi fete match abari abakinyi 12 listen to me ufite mu Rwanda bakanyarwanda ufite Steve ufite Gaston abo bantu ni gute wara muri squad ya bafite experience muri bureka mwereke sibyo no disrespect kuri bano baruta kuri bano ba Mukota kuri bo ntago twarabivuze na mbere wose ko nta kintu washobora kumufasha muri ball we talking ball nta maranga na mutima we talking ball we talking fast ujyanye abakinyi utazakoresha n'umutoza nawe yarabize neza ko atazakoresha ujyanye ruta ntago uzamukoresha ujyanye Dan ntago uzamukoresha okay Dan wenda we umukoresha ntago uzamukoresha wa Mukota ntago uzamukoresha uzanye umupivo w'umwana udafite experience nta kintu azakufasha wenda gukina iminota ingahe ariko nta experience afite ya ball none se ufite abakinyi bane muri squad ubizi neza yuko nta kintu bazagufasha wongeyeho nizo mvune nusi umva wa kompeta gute Mezi aratugwishije ntabwo nemeze don't blame him ngenda blaminga cyane na Mezi man nusi tujya muri staff kuko cyoze Mezi ya coach nyine kuri squad yagerageje muri in game no you cannot tell me yego hariho amakosa nko kuri match za Rivers yatinze kwa adjusting kunore kuri nuza ko that guy was sleeping on bakanyarwanda edara nagaragaye cyane impamvu Rivers yatsinze APR no kubera umutoza ku sleeping on Chobozwa man he's ura mugabo nyizira match za Rivers yo mukinisha urabona match ya Rivers yazize iki yagira Steven nani na Gaston ira match na eke rumva uriya nuze Divine eke ibintu yakoreraga Nore yabikora kuri Steve era amaput bakire kareka gute se reba bira box out yanyuma Steve no umuntu utudetaye twanyuma mva ibyo bintu APR mwaramva not only mwabaza abanyarwanda and you know it mwisha kubleminga ngo kuvunikisha yego total bullshit ufite abakinyi bane uba muri squad badafite ikintu bazakumarira nose ni wongeraho kuvunika nango tuvuge ku manyanga noneho ari muri staff noneho usko he has been the coach all season Karim mujyanye muri stade hejuru noneho marumbwire Salongo niki kuburyo ajya nka team manager akaba nka assistant coach uri afite nani ya bro man je ibyo bitekereje je sagishoni no district uriya secrétaire général wa APR ngiye kuri ngiye Salongo adufashije ibintu by'umuyobozi byo kujya mu buyobozi bw'amakipe yabivamo
yabaye perezida wa federasiyo akajya rwose ari amakosa aba ukumirwa gusa byibura akazajya aza nk'umuntu wayoboye federasiyo nk'umuntu n'icyubahiro ukazajya ugenda ukicara rwose outside ukareba match mu byubahiro byawe ntabwo ugomba kurwanira udufaranga karimo aracyashaka kwitunga se ni amafaranga buriya ariko se wabyita iki se kuko utari amakosa kuki wita team manager twese tubizi yuko team manager agahita assistant coach doesn't make any sense kuki ayo makosa aza se amafaranga tuvugisha kuri okay nayo mafaranga we don't know I don't know ariko kubera iki wumva yuko ushaka kujya kuri nuze this is basketball nimba I don't know murashaka basket imbere none se what is wrong with you guys none se team manager arimo gukoresha imyitozo abakinnyi none outcome okay look at the outcome now are we playing the ball are we playing the relay niyo yego n'imvune irazamo ariko nagira hamstring inuze nowe ndahita mbishyira kuri c'est la fin qui justifie les moyens ndahita mbishyira kuri ikintu cyose cyabaye amakosa ya APR ubu outcome yawo turi kwireba ntago mwiteguye neza mwarekise nabi APR not only mwabaye disappointment kuri the all nation ariko n'abantu bose bakunda basket bagomba kurutinga ngaha you guys you already know it and you guys working freely as if nothing happened. cyabaye muzana akantu k'aka week statement mugashyira aho ngaho mubeshyira imvune reka mwarekise neza you failed us as a nation mwarekise neza iyo bagize muri bar na ugomba gutwara umunyarwanda ubimerita ikipe y'igihugu now that we talking about ndikumva abantu mu makuru avuga ngo abasirikare barakoze nibaza can you imagine kuko ngo bari kudusebezanga can you imagine that kandi we have everything facilities we have money we have why man apesha se man ibaze iri muri muhanga muri arena sha home umva yo ambiance kunari kuri hano ambiance ni not only mwimye n'abantu kazi mwatuna n'abantu batabona kazi kubera mwebwe tuzitwara kuzaboneka kubera mwebwe apesha nano kuvuga ngo ikintu bagomba kumva ni basket yacu zatera imbere gute koko none ibi twabifashe nka abiri normal like this is normal like ça va passer inaperçu nyine nkuko bisanzwe ça va passer inaperçu nyine ngo nyine byarabaye skefefe we can do nothing about it bamfashije nashaka barabantu bose babone accountability I want them accountability na SG wa APR jewe yakagombye rwose kubivamo ubuyobozi bwa basket akabuvamo kuko it's a disgrace ku rwego rwo hejuru kuko basket anabigumyemo ngewe natamenya yuko rwose abantu ikintu tuzongera next muri episode ikurikira ikintu tuzongera kuvugaho nimba koko APR ishaka kurema the good thing we love it dufite kuno ifite academy ya Ntare it's okay but mujye munatwereka outcome niki cyavuye mu Ntare mutwereke ikintu mwa basket muri mushaka iterambere nibo bazanye urebye neza if you look a little bit closer wasanga aribo bazanye byo gukinisha baki abanyarwanda yo sije tuzavuga burambura ariko for now on mushobora ça fait au moins 9 ans urebye neza 2015 2016 ça fait au moins 9 ans 8 ans barumbwira umukinnyi muzima tutangiye gukinisha abanyarwanda gusa umaze kutuvamo si c'est pas 11 à 12 ans abakira byatari ninde Etse ba Aristide nyine bakubakinye Aristide yakina na ba Mike babuza ngo nuwakira we vuga Gaston nicobozwa nabandi abo na ba self made nabandi kabisa abo na ba self made siko nta wundi mukinyi mbona wa widiste kandi tucyoye cyose twakiranga tanawe cyane abanyarwanda n'abanyamahanga babiri siko ndi gushaka undi mukinyi bro bareke basket bayikine let's abantu zo abakina modana ba Olivier Reg gute wamushyira muri iyo kategori ubwo ni Olivier we wamutwara he naho bari star à domicile apere koko iri zina ribafate koko mu baba star à domicile vraiment come on bikwiye mwakagombye rwose SG azamfashe rwose tumenye basket let's of the ball kuba ikipe ifite amafaranga ameze nka kuriya
amakampu za Katari iki mwimuye ibibuga mwagiye gukira za Steko mwatumije ama equipe mwagize ibiki ngewe aperi amalegations zose ntabwo uri kuzibitinga kuko ibintu byose bayiregaga ntabwo bari kuzibitinga akimane zamfashe Patriote yongere subira muri bare kabisa itwara igikombe kandi agitwara reka Pera garuke wazana n'undi mupivo bamuhaye niba bahereza all they need ni ngodo they need money azana umupivo urenze uza gufasha Frank agaruye na Peri na Furana ari gukinana warabonye Fura ameze neza Fura agaramenyera n'abandi bakinnyi kuko Fura ashobora gukora defense nziza noneho tukiri kuri balle iyi balle njye nabo ndi kubona itandukanye n'izindi ball shara no ku banyarwanda bana ari nibirimo kuzura sinzi kuntu babikoze I don't know ariko nangi simbizi iyo ambiance shout out ku munyarwanda wese uri kwishyura ticket ukaba wayishyuye wayiguhaye ariko yewe nta kintu nshinzwe muri BLA ariko nk'umunyarwanda ndi kureba kuntu twa representinze turi kuba tuzuye mu tugafana onye match ya nijoro ya Rivers nanuze na Ice the one na Petro afana mega match uramutoza nawe let's talk about that bimbiye mutoza wano za umutoza duwane yatoje nkandese yatoje nabuhacya yatoje kabugati ngubejeze tuje nabuhacya yatoje ibintu yatoje we gututangira karta ya kane leading 20 points bakayigukuramo bakabagutsinze bro nacyo kartunuze umunota wa nyuma ucyafite mu munota byibara 6 sibyo 6 ugeze ku masegonda 30 ufitemo nka munota nkane amakosa wayujuje wagize wakoze ikosa kambwire ko ndi kuki tuma umuntu ashuta mu minota 3 wamukoreye kosa akajya kuri lancer franc nemeteyo agashuta 2 urabona ugagona possession Petro yarafasha abantu babiri yarafashe Haruna yafashe na Boyce urumva abo ngabo bari bigaragara neza ko babafasha hakaguma wa Musudane wa numero 45 hakaba numero 13 Fofana na wa mupivo wabo bagumaga bari free noneho Haruna play zose agakomeza zizijowinga kuri Boyce nande na Haruna kandi ikintu bari bakeneye it was ibintu bibiri gusa werenze umupira hariya uhereze Fofana na Karanse bega coaching kuri ya level ko bibabaje nandi ndi kumwe n'abakomisi n'abantu bazanye na Senegal basubwira we don't even believe ko tuzajyana mu ndege imwe yabaye fired coaching yabaye binyibutsa kuri balle wamubwira do credit coach wa Peri ari match Aperi kinye Monastir scenario imwe ariko Aperi yarabikoze match ya mbere ya balle muri Senegal mutoza muri ya mazi yarabikoze kandi twakubise Monastir the same scenario yabaye kuri nubwo yatsinze yari kuri Tigers na Captain Tigers na Fus Rabat urumva Jama yavuye kaka nimero 2 one Jordan talents kaza coach ari amubwiye the next ni course yaza bibwira kuko byari visible ku bantu bose ikosa malheureusement kafashira mu Jama kara sleeping we seresa za baza stade zamuka gutyo bwo atmosphere ikosa umutari waza kureba ball please hasigaye hasigaye ebyiri urumva hasigaye ebyiri please muze rwose you guys are missing nimutaragera you guys are missing kabisa hasigaye iminsi 2 bari iraryoshye iteguye neza abakinnyi bameze neza yo basket no kuri basket iraryoshye byatane no iraryoha ndashaka abantu n'abantu bakina basket bamenye they have to differentiate urumva gukunda basket gukina basket no kuyikunda ushobora kuyikintu utayikunda I know people who really love bayikunda pe so we have to make sure na federation that's why you're there you have to make sure abantu bose abanyarwanda dukunze basket because we really love that game nago tukenya abantu benshi bakunda basket cyane please
abantu utareba bare hano ino minsi ibiri ugomba kuyireba isigaye igenda neza kabere kadusoriza hano podcast nangije energy zagabanutse kubera pere anyway apere Katare ukuntu muzakora comeback turere nimba muzatwara igiko ndabizi abayobozi ba pere abakinyi nago muri staff don't say ngo you guys you gave everything you had amakosa rwose sahanyi kuba mwaratsinzwe shout out to you Nshobozwa you gave everything you had shout out Poyo Axel Poyo basha twimpoyo byatari kabisa yakinye neza bari nk'umuntu uvuye mu nguni he really gave his blood his tears and everything even in street we really his sweat really thank you turagushimye byatari yana Poyo kabisa all player abantu bose bari mu ababakinyi thank you ntabwo mutagize mwatanze ibyo mwari mufite yego cyo dushinja n'abayobozi gusa bro ubwo turarangiza ciao kuko ciao apple ya joining energy zaje wa mugani ya koti yawe ngo see you when we see each other okay my guy sawa rero ese kwa mai episode ya 4 let's